yibagana dufite amateka akomeye tudashobora kwibagirwa na rimwe imyaka 16 turayishoje dutegereje igisubizo gikomeye kizaturuka kuwiteka none tariki yagenda Imana iduhaye igisubizo z'ukwezi kwa 12 Imana iduhaye igisubizo 2019 Imana iduhaye igisubizo iduhaye umwana w'umuhungu Cyuzuzo agira neza urwo rugendo rukomeye twahuriye ngo nibirushya ariko Imana iratabara iraturengera habonetse ibikomere bikomeretse umutima ariko Imana irasubije iduhaye icyomoro ntituzibagirwa wa munsi Satani yariya cy'igicyobo waduhitane mu manuka ariko Imana iratabara yaturokoye turi umuryango mugari w'abavandimwe natwe tuzamuye amashimwe Mana warakoze twebwe ababyeyi bajyana reka dushimire inshuti n'imiryango babanye natwe muri urugendo rukomeye babanye natwe dupfukamye hariya ku karago dusenga dusaba Uwiteka bazaduhe igisubizo none uyu musi wa none Imana yadushubije Imana yumvise gusenga kw'abana bayikunda nimuze tubyine intsinzi Imana yadushubije iduhaye umwana w'umuhungu Cyuzuzo agira neza babyeyi bacu batubyaye mwatweretse urukundo mwabanye natwe muri urugendo rukomeye rw'ubuzima urukundo mwatweretse Imana izarubahembera ntacyo twabona twabitura Imana iba imigisha yewe papa warakoze Imana iguha imigisha senge wanjye warakoze Imana iguha imigisha tubasabi imigisha Uwiteka turema abakozi b'Imana mwese warakoze umuryango wa Pasiteri Bisetsa Shangorode mwarakoze Imana iba imigisha umuryango wa Niyonsaba Danieli mwarakoze umuryango wa Ngiruwansanga Berenari mwarakoze umuryango wo kwa Hotari Felicien mwarakoze umuryango wa Rusengamihigo Shadarake mwarakoze umuryango wa Kanyamagare Manueli mwarakoze umuryango wa Kanyamahoro namwe mwarakoze Dogiteri Shashake mwarakoze nukuri urukundo mwatweretse Imana yararwanitse kandi amahoro masa aturuka ku Mana gusa nyamuneka tunganya ubugingo bwanjye n'urukundo rutarondorwa Mana ni nziza ibihe byose abaharugura Imana ni nziza ibihe byose murakoze Imana ibahe umugisha muri iki gitondo cyiza cy'isabato dufite abashyitsi benshi ntabwo tubanza twavuga amatorero Cyabirumbu uyu munsi twagize abashyitsi benshi twagize umugisha
dufite abashyitsi benshi benshi gusa mwumve ko ari benshi, bityo rero n'impapuro nabonye impapuro nyinshi ziza zinsaba ko tugomba kubaha umwanya bagahaguruka bakanatwibwira ku matorero baturutsemo, ariko kubera uyu munsi dufite gahunda idasanzwe bihangane bumve ko Cyabirumba twabakiriye kandi tubishimiye, sibyo? Noneho rero twe tuje muri gahunda y'ishuri ryo ku isabato, tubanze turebe ibiganza by'abizera yemeye kutwakira tukabakorera muri aka kanya. Murakoze, Imana ibahe. ukize nebyeno ufite ishavu mwiza ushimwa murene yose mwami muri uwo munsi bose bagusingiza ngo wese 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 kuko ari uhora witeka n'icyambo kibamwe tuza nyinshi n'ikibamwe medogararo n'ihumurima w'iparadiso imigezi igezi inyuramo osa bisa kwivuga iy'amapfa yacanye n'inka tubonera igihugu cy'isezerano tubonera imbabazi muri uyu munsi mwiza dushake kuruhuka no ku rurembo rwo mu ijuru. ijuru tuje imbere y'ubwiza bwawe muri iki gitondo, tuje kugushimira kugira neza ko gukomeye kwabanye natwe, waturinze Nyagasani muri iri joro rikeye, utugejeje muri amasaha turi guhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uradutaruranyije utuvanye mu mpande enye z'isi, wongeye kuduteranyiriza aha ngaha hitiriwe izina ryawe, tuje kumva inkuru y'ijambo ryawe, ubihererwe icyubahiro. Data mwiza rero, uyu mwanya tugezemo turi mu ishuri ryo ku isabato, ni ishuri ryiga kandi rigafata. Ndakwinjiza kugira ngo Nyagasani turinde uburangazi, tube kuba hafi tukumva kandi tugafashwa, tugatahana agakiza kawe, dutahe tugushima izina ryawe. Data mwiza, abaraha bose ndakwinjiza kugira ngo barinde uburangazi, ahubwo turindire umutekano, maze nidusoze amahoro dushime izina ryawe. Uyu munsi wose twiyoborere, tubigusabye mu izina ryawe.
gushima, kimwe turakora buno muri uyu mwanya mbere yo kuramya, ikindi tukaza kugikora nyuma yo kuramya. Rero Benseso Maza wo mu Butaliyani ufite imyaka 70 y'ubukuru. Tumenye igihugu cy'Ubutaliyani. Ikirunga cyo muri Siciliya cyitwa Etene. Nicyo kirunga cyo ku mugabane w'Uburayi gisumba ibindi byose kandi gikomeje kuruka. Akenshi kuruka kwacyo bikunze kugaragarira kure yacyo. Iyi nkuru rero iyi nkuru ivuga ku musore wari ufite imyaka 16. Ise yaje kubabazwa nuko uwo musore ngo yabaye umudivantiste w'umunsi wa 7 kandi se ntabwo yabyemeraga, akomeza kumutera ubwoba ku buryo umusore